mudutabare perezida w'igihugu dutabare ibi naho byabaye no kuvugisha induru n'amashabiri ibi naho byabaye mu gihugu abantu n'abanzi b'igihugu bashaka kurimbura igihugu n'abanyarwanda bacu kandi ari leta umuvugizi wa leta watangaje Mbere ibisambo afatanyije n'umushoramari w'igisambo leta ntabwo yafatanya n'ibisambo uwo mushoramari akeneye ibyo yaduhaye iki umushoramari yatanze iki umushoramari ashoye iki hano perezida aravuga ngo umuturage ku isonga abayobozi bakamusonga ibyo se n'ibyo byabaye he none adakangurira amahano ni gutavuga ngo azaza nsenyere cyangwa azasenyera abaturage hano adusenyere ngo yanze kubahiriza amategeko niyo mpamvu twe tubona ibyo tubona nibyo turi kwitegereza bazanyikira ko umutungo wanjye ariwo papa se akaba ariwo mama ko ntagira papa nkaba ntagira mama muri u Rwanda noneho ngewe barahanyikira kuko abana banjye niwe papa wanjye niwe mama wanjye n'umutungo wanjye ubwo nyine barahanyikira nta kundi nabigenza bambwa n'umuntu yiyahura kubera gahinda iriya myenda yacu barayifunze hafunga abantu imbere y'Imana barayifunze imyenda barayitwambuye barayifunga niba ari yakoze icyanjye byaranyobeye ahubwo twasabaga baduhe n'imyenda yacu kuko ubutabera twashaka ntituri kubona byose bakabyitirira Bannyahe kugira ngo dukorerwe ubugome urupfu nzapfa ntanze impuruza ndamenyesha abanyarwanda aho bari hose ku isi ko turi abantu bakorewe ivangura twitwa amazina baduhimba Bannyahe bayita amanegeka kubera ko ari ubutaka bukenewe kandi bugomba gukorerwaho ibikorwa bikomeye niba Bannyahe iramutse ikorewe iyicarubozo muzamenye ko ari jenoside yateguwe mu gihe cy'imyaka 6 none rero nibaduhereza amafaranga y'imiryango yacu kuko nta kuntu umubyeyi yaba yaravunitse akirya akimara bakaba bashaka kubitwarira umuntu cyangwa se mo kimwe nabo bafata umuminisitiri umwe agenda kuba mu Busanza n'abamwambure buri kimwe n'agenda ajya kuba mu Busanza nibwo azamenye uko abaturage baho babaye ubu muzanye umuganga udupima hano yasanga abantu bafite ubuzima buzima nabo twese twashize kubera iki kubera imitungo twashatse mwatubabariye umwanzuro w'injyanama akarere ka Gasabo wakozwe n'abayobozi bagenzi banyu amategeko bavuze mukayubahiriza nyuma y'iminsi bavuga ko bazabimura nyuma y'iminsi muri mu manza muburana uburenganzira bwanyu musaba ko mwahabwa ubutaka bwanyu mukabushyirana cyangwa se mugahabwa ingurane ikwiye ubu noneho muri kuvuga ko byahindutse ko mwamenya amakuru mashya kandi mutishimiye ayo makuru mashya hari mutishimiye nayahe kamere kuri uyu mubyeyi mwiriwe neza muraho nitwa Fraro Zeringi nkaba ndi umuturage utuye mu Kangondo ya kabiri nyuma yo kumva amakuru yatubayeho mbese sinzi ko navuga mbese ko numva ngize ikibazo cyane mu mutima kuko mbese ko numva nshavuye cyane sinzi ukuntu mbese nabivuga birandenze kuko kino gihugu turimo ko ari igihugu cyacu cy'u Rwanda ikibazo mufite muhereye ku byo mwumvise mutishimiye wenda mwari mutegereje igisubizo ni ibihe byavuzwemo muvuga ngo bihabanye n'ubushake bwanyu ikibazo tumvishije ko bashobora kuzaza bakadukura hano ku ngufu ko bashobora kuza bakadukura ku ngufu ngo kubera ko imyuzure n'imvura sezi yo mvura imyaka tumaze hano ntange hano umuturage hano maze imyaka 19 iyo myuzure idutwara sindayibona n'umunsi n'umwe sinzi uko ejo n'izaza none ikadutwara imyaka 19 uri hano kuva mu mwaka wa 2003 birumvikana ukuntu n'uyu musozi uteye cyangwa wubatse ntabwo ari mu gishanga cyangwa mu kabande iyo mvura bavuga wa mugani wawe nibura yigeze izamuka imigezi igera hejuru muri iyo myaka 19 wamaze
nta n'imwe ndabona kuva natura muri uyu mudugudu sindabona n'umuturage inzu ye imvura yatwaye. ubundi se n'imigezi irimo ku buryo mwavuga ngo imvura batwara hari imigezi iri muri tutu? Reka nta migezi irimo, nta niyo twageze tugira. Dukomeze kuri wowe. Nitwa Tuyizere Selemani, abantu hano muri Kangondo ya kabiri. Ndabona ibintu byahinduye isura kubera mukuru ari yitwa ko ari umuvugizi wa leta, ariko ibintu ari kuvuga ntago bihuye n'ibyo twe tuzi n'ibiri kuri teri. Kuko Mugesera yavuze ijambo ku kabaya, iryo jambo yavuze ryatumye ibintu byabaye mu Rwanda mwese murabizi. Nawe rero ndabona ari byo ashaka gukora. Gute Mugesera ko yakanguriraga se ibikorwa bibi by'urugomo, ni gute bavuga ngo umuvugizi wa leta akaba ari n'umunyamategeko mu buzima busanzwe ko yaba nawe yakanguriye amahano? None adakangurira amahano ni gute avuga ngo azaza nsenyere cyangwa azasenyera abaturage hano, adusenyere ngo yanze kubahiriza amategeko? Niyo mpamvu twe tubona ibyo tubona n'ibyo turi kwitegereza, turabona uyu muntu ntabwo ibintu ari kudushakira ari byiza. We ni umuvugizi wa leta, bivuga ko ibyo atangaza si ibyo bwite ahubwo ni ubutumwa. Ndabona bakaboneka baraje baravuga ngo tuzava hano batakiri, ngo tuzagenda, ngo bazava ku buyobozi ngo tutagihari. Baragiye baradusiga. None nawe rero ibyo arimo aravuga ntago bihuye. Ntago wambwira ngo uranyimura kandi itegeko rivuga ngo urimura umuturage kubw'inyungu rusange, umuhe ingurane mu mafaranga cyangwa se ku kindi kintu mwumvikanyeho. Nta kintu na kimwe twigeze twumvikanaho kuva batangira umushinga wabo w'ubujura, nta munsi n'umwe twigeze twumvikana. Kugeza na n'ubu ntituriya twumvikana. Ngewe ndamwiteguye, ntegereje icyo azaza gukora. Niba ari urupfu ndarutegereje. Hanyuma mu bikorwa ufite ahangaha byari bigihari wenda bitarahungabanywa, ni byinshi cyangwa hari ibyamaze guhungabanywa ukaba usigaranye bike? Mu by'ukuri ibintu yavuze, hari ikiganiro kimaze guca kuri Radio 1 nicyo cyaduhungabanyije. Ibintu yavuze ngo umuturage ngo wa miliyoni, yavuga ngo ugasanga umuturage ngo wa miliyoni 8, ni ukuvuga ngo babaga batubariye hejuru ya miliyoni, ubaze neza ukajya ugakora igenagaciro rya nyabyo usanga ari nka miliyoni 80. Miliyoni 80 bagahita bakuraho ya zeru y'inyuma zikaba miliyoni 8, kugira ngo babone uko bagira gute bakora ubujura bwabo bwo kutwiba ngo batujyane mu mazu mu Busanza. Iyo baza bakatubarira kimwe ku kindi kuko barabidukoze turaceceka, ntacyo twari bubirenzeho. Ni bya bintu byo kuvuga ngo ntawurana ni ibyo, ariko twe twarabirenze kuko twamaze kwiyakira. Niyo mpamvu dutegereje ngo nibaze batubarire bya nyabyo, baduha amafaranga, twigendere tubasigire ubutaka bwabo bwanyu. No babugize ubwabo, ubutaka babugize ubwabo. Ntibavuga ko umuturage ari uburenganzira bufiteho. Maze imyaka 20 nduye hano, ubutaka narabuguze, narubatse, amazu yanjye ntibigeze bayabara. Baraje barangenera, ntago bigeze bambarira. Barangiza bakitwaza ngo kubera nyine bayoboye bumva ko ibyo bavuga ari ukuri, ariko ngenda kubwiza ukuri ko ibyo bavuga atari ukuri. Uri mu itsinda rya kangahe? Hari amatsinda abiri ari mu rubanza, uri mu rya kangahe? Ndi mu itsinda rya 3. Twaburanye turi abantu 10. Barayongereye bagenda bayagabanya bakagira menshi. Twaburanye turi abantu 11. Tugeze igihe cyo kugira ngo dusomerwe urubanza, ngo bo ngo barangize bashyira muri systeme umujyi wa Kigali ngo urifuza ubuhuza. Nge nanditse ibaruwa mbabwira ko nta buhuza nkeneye kuko nababugiyemo ntacyo babuvanyemo. Hari itsinda ryayemeye ubuhuza ndetse baraganira, nyuma ariko baje gusubira mu rubanza. Urubanza rwabo rugeze he? Urubanza rwabo bageze igihe cyo gusomerwa, bazanamo inzitizi ya mitwe yabo, bamaze gukubitamo inzitizi baragenda bajyayo kugira ngo izo nzitizi zivemo. Barangije umucamanza yanzura ko urubanza ruzasomwa ku itariki 29 z'ukwezi kwa 9. Umudamu watangaga ikiganiro ni Deya w'akarere ka Gasabo yavugaga ko ngo bakurikiza icyo urukiko rugena. Urubanza rwaraciwe cyangwa bategereje imyanzuro bayizi? Kubw'imitwe bafite se bigeze barusoma, ntabwo batinyuka kurusoma kuko bazi ko bari mu mafuti. Niyo mpamvu bashaka gutanguranwa ngo babanze badusenyere mbere y'uko urubanza rusoma. Ariko jewe nzahagwa, ntabonye ibyanjye nzahagwa. Bavuga ko urubanza ruzasomwa ryari? Kuri 29, ariko twebwe batuzanye imbere kuri 23 basaba ngo dukorane nabo tugirana ubuhuza. Twe twarabyanze. 23 z'ukwezi kwa 9. Z'ukwezi kwa 9 kuturimo nibwo bazabasomera bakabakorera ubuhuza. None ni gute bagomba kuza gusenya n'urubanza rutarasoma? Bafite ikibazo nabo ubwabo ntibariyakira. Bari kubona ko urukiko niruramuka rusomye urubanza bashobora kuzatsindwa bakaduhamba bakatwishyura amafaranga menshi. None batangiye kwitwaza
ngo umushoramari ngo washatse ahantu ngo arimo ngo arababarira amanyungu, twebwe bajya kumuha ubutaka bwa hano hari amasezerano twese tugirana nabo. Dukomeza uyu mubyeyi twatangiye nawe watubwiye ko nawe byagushobeye, imitungo yawe hari n'umwe wari wangizwa cyangwa yo yari igihagaze? Imitungo yanjye yose iracyahagaze. Hari amazu nangahe? Ni imiryango 3. Ubwo ni ukuvuga ni amazu 3 utegereje ko uhabwaho ingurane ikwiye. Harya kugeza n'uyu munsi umuntu batsinze nyinshi ntabwo wamuha inzu isimbura buri nzu, cyangwa barabihinduye buri nzu ihabwa iyisimbura? Oya, mfite imiryango 3 uyirebye ukareba n'ibyo bambariye, wa mugani ni miliyoni 80, bahitaga go bafata bakakwandikaho miliyoni 8. Nanjye urebye ukurikije n'inzozi zabo bagenda bavuga rwose ntabwo nazijyamo. Njyewe banyihera utwanjye bambariye, kuko njyewe n'ubushobozi mfite sinanageze nanabareka, kuko ntegereje umutungo wanjye n'aba ari izo miliyoni 8 bazimpe. Ntabwo ari amafaranga menshi, uru Rwanda ntabwo rwabuze amafaranga usibye guhohotera abaturage gusa. None nibaguha amafaranga, numvise umuvugizi wa leta avuga ngo ikibi ni uko umuntu bamwima amafaranga bakamwima naho atura, kandi mwebwe ntimwemera gutura. Icyo gihe harakurikiraho iki? Oya, imiturireho yabo ntago nishaka. Ngewe ndashaka amafaranga yanjye, kuko njya kubaka hariya nahabaga ntagira inzu, ntago bageze bampuza, niturijeho. Naguze ikibanza ndubaka, ntago bageze bantekerezaho. Niyo mpamvu batagomba no kuntekerezaho, bajya kuntuza muri etaje. Kuva navuka sinageze njya muri etaje. Menyereye ziriya nzu nizo ngomba guturamo, bampa amafaranga yanjye njya kwiturira hanze. Dukomeze n'uyu musaza, muraho neza? Ariko mbizi nanjye cyo byanjye gihe n'icyabangaba kunanye ni hano muri Kangondo 2. Nayo mfite inzu yanjye ndatuye, nanjye numwe muri abo bari guhohoterwa bashaka kwirukanwa kugahato. Niyo ubu kwirukanwa uko yabonye tujye mu gusanza, tujye batubakiye kandi twataruteguje. Ndetse noneho hiyongeho ikiganiro umuvugizi wa guverinoma avuze yongambagije imitima benshi, kuvuga ngo dutegereje ko tuzasubizwa. None waravuze ngo bitarenze kuwa Mbere bazabanije gusenya amazu abantu bagiye. Tumva bidashoboka, kuko icyambere kimwe dufite imiryango, dufite amazu, dufite harimo abantu, turatuye. Bitwa ngo baratugeneye ibyo batugeneye tujye tubyumvikanaho. Amafaranga baduhaye ntituyemera, n'izo nzu twazemeye. None ngiye byongeye kandi ntabwo ngiye no muri kirego sinareze, kuko nzi ko isanisa ntegereje kuzabwira uburane umutungo wanjye. None mwe mutareze aho simwe bari kuvuga ngo mwaranyuzwe, kuko mu buyobozi njya numva bavuga ngo hari abanyuzwe bategereje gusa gutuzwa. Ntabwo ari mwe baba bavugiraho? Hari utarareze arwanga kujya kurega leta. Njye numvaga ntabura na leta, kuko leta ntacyo mbona nayo, ko bavuga ko ari umubyeyi izatureberera ikidukwiye. Kuko niyo mpamvu nigeze n'igikabunda kujya kurega, kuko numvaga nta mpamvu yo kurega. Nziko n'igihugu kigendera ku mategeko, mfite uburenganzira ku mutungo wanjye. Numvaga nta yindi mpamvu yatuma njya gutanga amafaranga njya mu kirego. Kimwe nuko hari n'abagiyeyo, hari n'abataragiyeyo, hari n'ababuze amafaranga yo kujyayo. Ariko si uko tudashaka kureburira umutungo wacu, ahubwo nuko twizeye ko aho turi tubari kandi nta kibazo. Dukomeze n'uyu nawe utuye inahanga, ariko hari umumama hariya numvaga avuga ngo byabatunguye. Wakwijyana ukadusobanurira uko bimeze? Ngwino nta kibazo. Agize impungenge, aragiye. Twakomeza nawe. Hari icyo warubajije umuvandimwe mugenzi wanjye ku kibazo kijyanye n'abantu batareze. Hari abantu batareze kubera kubura ubushobozi, hari n'abantu batareze kubera ko babona ko umutungo wabo kandi ari abenegihugu nta mpamvu zo kwiga baburana na leta bagategereza uzaza kubakura mu byabo, umutungo w'umuntu ntiravogera. Ariko mu kigaragara nk'umuvugizi wa leta numvishe mu kanya yawuvogereye, yarenze itegeko. Ahubwo ndabona nka leta nimba ariyo yatumye uriya muntu yari ikwiriye kumukurikirana, kuko arimo arangisha leta abaturage bayo. Hari umudepite wigeze kubasura, umudamu aravuga ngo hari igihe ngo leta yirengagiza amategeko ngo ku mpamvu ngo niba yaragize inyungu rusange, sinzi ukuntu abisobanuye, ariko yavuze ko hari igihe biba ngombwa ko leta yirengagiza amategeko.
icyo yavuze muragihuza mute n'ibyo umuvugizi wa leta yavuze uyu munsi? none se umuvugizi wa leta cyangwa icyo gihe umudepite avuga gutyo ko leta yirengagiza amategeko, nimba leta yirengagiza amategeko, ese umuturage w'ubwo utazi amategeko nayirengagiza ntajye kurega nk'uko bari bavuze ngo buri muntu wese ajye kurega, yaba ari ufite ubushobozi yaba ari utawufite akabyirengagiza, kandi na leta yabyirengagije, ubwo buke gihe bazasobanura iki? Kandi nabo birengagije amategeko bazaba bari kwica amategeko babishaka, na wa muturage ubwo nawe azaryica watabizi. uri mu bareze cyangwa uri mu bagumye aho ngaho bategereje ingurane? Yewe nasanze ntagomba kurega kubera ko bandenganyije mu buryo bubiri. Mfite ubutaka bunini metero kari 1500, bambariye metero kari 250. Izindi bavuga ko tibazimpaha agace. Nanandikiye umujyi wa Kigali ibaruwa ndayifite, imbwira ko ngomba kujya kubihuza nkagira izo metero kari bakazibona zose, ariko ujyayo imyaka irashize n'ababitangiye n'ubundi barabibona, ntabwo bashobora kubigukora ngo bagugurize ubutaka bwawe. Gusa nakirirwa njya kurega kandi mu byanjye bingana gutyo, kibanza cyanjye ni kinini, nk'ubara umukiro ruherutse kuza mpa miliyoni 70, ni kuri kaburimbo. None kuki utafasha yo ngo birangiye neza? Nawe ntibamwemerera. We yemeraga kugurira kuri 70, banga ko kwishyura, banga kanyishyura, bavuze ko impamvu ari yihe? Bo baravuga ngo aho hantu harabazwe, kandi ibyo bambariye imyaka 5 irarangiye, nasobanura iki ngiye waho ngaho? Nabo ubwabo imyaka 5 irarangiye ntacyo bari bakora, n'ushatse kugurira baramubuza. Noneho bageze naho n'abagurishije ziri mu Busanza babonye batajya kubayo, nazo batangiye kuzibanyaga, bagaragaje ko zanzu umuturage atazifiteho ububasha. Icyo bari beretse abaturage muri make ni nk'ari intizanyo, si intizanyo, kuko iyo umuntu agutije arabikurekera ukazabikoresha uko ubishaka. Ariko biyisaha bamaze, uriya muvugizi wa leta nkurikije ibyo yavuze, akavuga ko abaguze ziriya nzu bashobora kuzinyagwa, bigaragara ko ziriya nzu ni izabo, ntabwo zikiri izacu. Ni izabo bande? Ni iza leta. Kuko nimba babanje kutubwira ngo tugurishe, ushoboye ufite ububasha yagurisha, ufite ubushobozi yazikodesha, none abo bose bari kubahagarika, kandi ni ibintu byamaze kwemezwa. Wabyumvishe nawe ko bavuze ngo uwaguze izo nzu ashobora kuzinyagwa. Nimba rero umutungo ari uwanjye bwite, aba ufitiye icyangombwa, ngo mugo kuwugurisha nishyurira umwana ngira gute, bari kujya kuwunyaga bishingiye. Iryo tegeko riri ryo kunyaga umutungo w'umuntu ku giti bakawutwara, buriya bawutwaye. N'abagiye mu Busanza ubu mugiyeyo mwazababaza, wasanga nabo bari kurira. Muraboneza nabo turashize birarangiye. Mudutabare perezida w'igihugu, mudutabare. Ibi ntaho byabaye, no kuvugisha induru n'amashabi. Ibi ntaho byabaye mu gihugu. Abantu n'abanzi b'igihugu bashaka kurimbura igihugu n'abanyarwanda bacu. Kandi ari leta, umuvugizi wa leta watangaje barana ibisambo afatanyije n'umushoramari w'igisambo. Nose leta ntabwo yafatanya n'ibisambo. Uwo mushoramari akeneye ibyo yaduhaye iki? Umushoramari yatanze iki? Umushoramari ashoye iki hano? Perezida aravuga ngo umuturage ku isonga, abayobozi bakamusonga. Ibyo se n'ibyo byabaye he? None ikibazo cyawe giteye gitereba. Ikibazo cyanjye bashaka kwica abanyarwanda, bashaka kutwica abanyarwanda bandi. Ibyo numvise umuvugizi atavuze ijambo kwica ntabwo ririmo. Niba dufashe batuvugize induru natwe, bafashanye natwe kuvuza induru. Ibi ntaho byabaye. Mu byo umuvugizi wa leta yavuze nta jambo kwica ririmo. Ririmo, ari kwica amategeko. Umunyamakuru yamubajije ngo ese kutavuga amafaranga, ngo yango hajya gukora imbaraga. Izo mbaraga se ni imbaraga nyabaki? Ese ko izo mbaraga ari de zivuze, ndavuga uriya muyobozi mu karere ka Gasabo, ari umuvugizi wa leta zivuze, murakora iki nibahaguruka bazizanye? Kuko barazana bya modokari bihinga imisozi bize bihirika amazu, barazana abantu benshi nka babandi basenye bwa mbere hirya. Ese nibaza ku mbaraga nyinshi cyane mwe, kuko ntiwahagarara imbere ya katapira ya tingatinga, muzakora iki? Ndakeka biriya babivugiye ku itangazamakuru.
kandi bahaguruke baze turebe baza nizo katapira zabo zidusenyera turebe kavukire nyine nifata ibyaha bibimuka ariko natwe baduhereza ibyacu biriya barabivuga kuko bahembwa amafaranga ya leta bararya batavunitse n'imbaraga z'abanyarwanda n'imisoro yacu dutanga barabivugira ku ntebe bicaye ariko nk'abanyarwanda bazima nta munyarwanda ugomba kugusha nk'undi nzu ngo aramwambura ibyo niba bashaka kutunyaga nibatunyaga na kera byahozeho banyaga umuntu inka bakamutwara ariko igihe cyagera umwami yamwishimira akamusubiza ibye kandi bazi batunyaga abo ngo baratunyaga ikintu cya mbere igihe numvise aba ngo ziriya nzu umuturage azazigeraho uburenganzira nyuma y'imyaka 5 kubera ikigali singurane no kugeraho uburenganzira bivuze iki niba ari ingurane bareka umuntu ayikoreshe icyo ashaka umuntu agurishije inzu ngo ribu yatangiye kumukurikirana mwumva ukarengana umunyarwanda muri igihe afite noneho Kangondo na Kibiraro ibyo naho byabaye niturenganurwe cyangwa bategereze icyemezo cy'inkiko ubundi baratinya iki barahunga iki baratinya gutsindwa nibareka dutsindwe tumenye ngo turatsinzwe batunyaga ibyacu ku neza ariko bisahura nawe uri mu baganye inkiko cyangwa we ntabwo rwose ndasomerwa kuri 29 wowe uri mu itsinda rizasomerwa kuri 29 ni itsinda rya kangahe rya mbere itsinda rya mbere rigizwe n'ababuranyi bangahe ababurana basigaye 20 na bangahe muri 20 na bangahe itsinda rya gatatu wowe urimo wambwiye ko ari bangahe twebwe turi 11 itsinda rya gatatu nayo rya kabiri wabuzi uko bangana rya kabiri bari muri 74 75 aho ngaho itsinda rya kabiri ryo ririmo abantu benshi niba bazanye izo caterpillars za modoka z'ingufu zisenya zihirika kandi mwe muvuga ngo ntimuhava murakora iki mutagomba kwiyahura wari uzi n'ibindi wari uzi ko intambara ishobora gutangirira ashobora kuzazana kateripurare igahura n'umuntu nawe wasiritse na esansi yayitwika arega natwe turabiteguye ntabwo twiteguye kuhava nimuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo mubuze inzego z'umutekano kuzikora zishobora no kubazirika mbere yuko baza gusenya ibyo ntibizashoboka turazira ibyacu bazirika abantu igihumbi nzi ko n'umukuru w'igihugu atazabyemera ubwo hariya no kwibeshya tugeze aho bazanye kateripurari burya n'amabuye arakora oya mwe kuvuga ibintu bibi ibyaha dore impamvu tubivuga burya akababaro niko kajya gatuma abantu benshi biyahura umusirikare ajya ku rugamba azi ko bene wabo bari gupfa ariko akarwana umwe bakamurasa akagwa undi agakomeza bakazarenga bagafata igihugu cyangwa bakabohoza ibyo bagomba kubohoza bashobora kuza bagahera hano nkabatera ibuye bakandasa nkagwaho undi agakomeza ntabwo bazarangiza imidugudu 3 barangiza igihugu cyose nk'uko bavuze ngo Nyabisindu n'ahandi bagiye bavuga abantu bagipfa leta igira imbaraga nyinshi zitari no kuhangana ishobora no gutera ibyuka biryara mu maso mwese mugasemeka kakava nabyo bikagaragara nyine ahubwo mu gitondo nk'uko bavuze ku wa mbere iyo myuka bazaza bayishyira hejuru bazaba bari kwirengagiza itegeko rya kiremwa muntu bari kwirengagiza amategeko ubwo ntabwo abantu bazaba bakira abanyarwanda kandi ubu iyi saha nimugoroba ndaza kubona abayobozi b'imidugudu batugezeho dutanga imisanzu ya FPR imisanzu runaka ibiki n'ibiki nabo ntibabitinyuka ariko ubu dufite imiryango nshobora kuba ndaha mwene wacu ari Kacyiru mwene wacu ari hehe Butare undi ari Bugesera abo bose nshobora gupfa n'umwe ariko umunyarwanda n'umwe ibi ndi kuvuga cyangwa uyu mugenzi wanjye avuga n'undi munyarwanda hararabivuga ndacabaza ikibazo kimwe niba haguruka bakavuga ngo mwanze kuhava tuje kubashyigura murakora iki bazanyikira ko umutungo wanjye ariwo papa se akaba ariwo mama ko ntagira papa nkaba ntagira mama muri u Rwanda noneho ngewe barahanyikira kuko abana banjye niwe papa wanjye niwe mama wanjye n'umutungo wanjye ubwo nyine barahanyikira nta kundi nabigenza hari umusaza hirya bavuze ngo ntabwo ndiye mburana nta nubwo nzabana na leta ngewe nzahebera urwaje bimeze bite ntabwo n'umutungo wanjye none nishakiye kandi ubukeneye mufite uburenganzira ibyo navuze sinaretse ariko utarega n'ubwo nabirambika nabiravuze ngo abaza gusenyera abantu kugeza ubu ntabwo ndabyemera kuko nzi ko uriya n'umuvyo leta kandi leta niyo ireberera umuturage yabona ijambo bavuze niyo ari gutekereza ko bidashoboka nta cyizere mfite ko bazaza gusenyera ngenda bidashoboka hazaba kumvikana
kuko ntegereje ko bazaduha uburenganzira kutugura. bavuga ko mwadindije ibikorwa byagomba gukorerwa aha ngaha none muzabidindiza by'iteka ryose. Niho umuvugizi wa leta yavuze ngo igihe kirageze ngo noneho byitwe kwigomeka, mwitwe ko muregwa icyaha cyo kwigomeka. Ibyo yabivuze amagambo ye. Nibyo avuga ko twadindije ibikorwa bya leta bigomba gukorwa, ariko natwe batudindije mu bitekerezo. Kugeza ubu tumaze imyaka 5 utemerewe gusana nta kintu wakora ku mutungo wawe. Imyaka 5 udafite uburenganzira ku mutungo wacu. None ageze avuga ati ejo mugafata umunsi uyu n'uyu tuzaba tubakwiye uzabagiye. Nawe kugeza umugira ngo nawe byumva neza. Narumva nuko tuzagenda nuko tuzahava. No kubivuga ngo mugenzi batarishe ko niba ari mu butumwa bwa leta yari mu kazi, ariko sindanembe neza ko leta mutumye kubivuga. Ntabwo yivugiye, yagiye nk'umuvugizi wa leta, yahamagawe nk'umuvugizi wa leta, ntabwo yahamagawe nk'umuhanzi, ntabwo yahamagawe nk'umunyamategeko wigenga. Yagiye hariya muri studio nk'umuvugizi wa leta. Abaturage bacu b'iyi midugudu 3 duturanye nabo abenshi dutegereje uburenganzira tuzahabwa na leta. Bafite umuturage ku isonga, ni ku isonga, ntabwo ari nyakubahwa perezida avuga kenshi bishoboka bigisha. Niba umuturage ari ku isonga, natwe turi ku isonga ku mutungo wacu. Ibyo mukora ndavuze nakaboneka nabivuze. Kaboneka ku itangira tubwiye ngo abajya kubunana bagenda baburane bazarinda baburana ngo bazahava atacyari. Bazava atagihari cyangwa zahava batagihari. Ngo zahava nta n'umugihari. Byamaze imisesa agenda. Haza minisitiri amusimbuye nabigenuka. N'abandi haje Shyaka nazo twumvikanisha no natumiza turaganira tubiganiraho biganisha ku gihe cyo kumvikana n'umucoramari. Yewe batuba bagiye gusubiramo n'abantu bakasubiramo, ariko nawe byaje kurangira nawe ntacyo bitanze. Ibyo mukuru ndavuze ngewe ndabifata nk'ikiganiro bivugiye ko abandi basanzwe bavuga. Imyaka 5 ibitera ko nagiye batarizanye. Hari igihe imyaka 3 imbere ya Covid batumira Bannyahe babaha iminsi 10 kwa barimutse. Twasadire mu kwezi kwa 9 abwira ko ku 10 z'ukwa 9 bazaba baragiye bose. Nta byakozwe, nta bagiye, kuko bamwe bavuga nabo bajya bakiri kumwe n'abindi mitungo, kandi imitungo yacu tuyifite uburenganzira bwayo. Wambaye umwenda mwiza ufite ibara ariko ririmo icyatsi. Icyatsi cyahoze ari ibara, wenda si ibara mwari mwahisemo, ariko hari imyenda mwagiraga yanditseho ngo Kangondo na Kibiraro bakeneye ubutabera. Ko ntakiyibona iyo myenda, mwarakanzwe murayihisha, mwayihinduye amatorosho. Nihinduza amateka iyo myenda. Amateka y'imyenda ntabwo bakanzwe, cyane ko nta n'igihugu bari bateye, nta y'igiko bari baciye, n'akari kabarenze bakagaragaza bagashyira ku mwambaro bari bafite. Nicyo natwe twese uvuga uti nambaye umwenda mwiza, nibyo nanjye ako ngafite ku mutima gashobora no kujya n'inyuma. Niyo mpamvu twizeye ko ibyo uriya mugabo avuze yizeye, hari ibindi bizabaho. Avuga ko azimura abaturage, ariko uyu munsi abaturage bose bakunda ubuyobozi, bakunda leta. Bayibona mu matora twagiye tugira, babona mu bayobozi bagenda badusura, nta cyaha kiratuvaho kigaragaza ko Kangondo Kibiraro ari abantu bananiranye. Ntabwo birabaho, nta nabo bizanabaho. Hari n'ikintu cyatera ubuvuga ngo biracitse, naho kuvuga kubyandika ku myenda cyangwa kugaragaza ko hari n'ibintu bishobora kuzabaho, kuko nyuma y'ibi ngibi twiyaje amavuze ari by'abantu bumva abaturage. Bitagutangaza n'uruvuze ati bazaza n'ibyo modoka, ariko namubera ari uko kwamugana umuntu yiyahura kubera agahinda. Muze ntabwo nifuza ko muvuga amagambo afatwa nko kugumuka. Okay, nakusi boza kuvuga ibyanyu muratangaza. Ndacyabaza iriya myenda y'icyatsi n'umweru Kangondo na Kibiraro, umweru umuhondo icyatsi n'ibara ry'umweru byari byanditseho amagambo Kangondo na Kibiraro bakeneye ubutabera. Ko ntawe ukiyikoza iriya myenda yacu barayifunze. Funga imyenda hafungwa abantu, ese ndakubesha n'umvise bafunga amatungo, leta irabica nta gifungo. None se nduzi ko baciye no mu mujyi wa Kigali ariko imbwa zikaba zikuru. Imyenda ngo yarafunzwe, wayasobanura neza. Ndi imbere y'Imana barayifunze, imyenda barayitwambaye barayifunga. Niba yakoze icyanjye byaranyobeye, ahubwo twasabaga baduhe n'imyenda yacu, kuko ubutabera twashaka ndi turi kubona. Imyenda gufunga imyenda, sobanura neza umuntu ugukurikiye ukureba cyumve. Bagiye baza bagafata buri muntu imyenda, baje no kuyisakamo hano reka simbabeshye. Baraje umuntu wese bazi bakeka ko ashobora kuba umwenda awufite. Abari bagiye ku rukiko bayambaye bose barayibambuye, imyenda barayifata barayikusanya barayitwara. Ahubwo turasaba ngo badusubize imyenda yacu, kuko imyenda nta cyaha yakoze, ariko twabonaga igihe cyo kuyambara kigeze. Ibyo twasabye banze kubyubahiriza,
igihe cyo kuyambara kirageze muvandimwe. Imyenda gufungwa yafunzwe nande, ifungiwe he? Yafunzwe na leta. Leta ifite inzego nyinshi cyane, ni akarere, n'umurenge, n'umudugudu, n'umujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali Abaje kwitwara ni bande? ni RIB bayitwakiye Nyamirambo, abandi baza kwifatira inanga. Umuntu wese wari wambaye ntiyashoboraga kuwurengana umutaka. Ubu nta wawubitse, ufite aho ubitse mu rugo rwe? Ntabwo babura. Ese ubu ngiye none sinzagenda ngakoresha undi. Ukoresheje ariko hari igihe hari nibura cyangwa byose barakusanyije? Hari kuko duhari. Irahari kuko turahari, harimo batabashe kuyambura. Baduharo twayikoresheje n'ubundi tuzongera tuyikoreshe. Irahari. hari ijambo ngiye nshaka kubaza leta rimwe. Bavuze yuko hano ari mu manegeka. Ese niba bahadukuye bakadusenyera tukagenda, aha hantu bazahororera inkwavu, bazahashira inkoko, cyangwa se nabo bazahubaka amazu agezweho y'icyerekezo yo guturamo, nabo bagatuzamo imiryango yabo cyangwa se n'abandi bose. Habaye mu gishanga hatemewe n'ubundi ntabwo inkwavu zajya muri izo nkoko. None kuki bavuga ko ari mu gishanga? Kuki bavuga ko ari mu gishanga? Ntabwo wigeze babibasobanurira. Kandi ikindi twanasaba umuminisitiri umwe nawe azagenda abe mu Busanza, arebe amenye imibereho y'abantu bahatuye, amenye ubuzima babayeho, nawe nibwo azavuga ati koko abaturage ba hano babayeho neza, bararya buri munsi, nabona umuturage wo hasi yiwe wenda bamukupiye umuriro kubera kutishyura umuriro kubera yabuze ubushobozi, nibwo azamenya uko hateye, nawe bamwambure buri kimwe ukuntu bashaka kucyambura abantu baha. Mbonye imodoka y'irondo ihageze, bamwe basa n'abikanze. Niba mwikanga imodoka y'irondo, hazaza polisi, haze RIB, haze daso, haze inkeragutabara, haze abasirikare, muvuge ngo mwende wikanze. Nta bwoba tugifite, twamaze kwiyakira, byararangiye. Njye nta bwoba mfite, nta nubwo nzigera ngira. Ariko rero niyemeje niba nariyemeje guhangana nabo mu mategeko, nibareka amategeko akurikizwe, be gutanguranwa. Barimo baratanguranwa bagira ngo baze badusenyera, ariko n'ubundi ni bya bindi byo gutontoma, n'ubundi turabamenyereye. Tugeze mu gusoza, turasoreza ku byifuzo. Reka mbere kuri uyu musaza. Icyifuzo cyanyu n'ubu nicyo navuze kuva kera, nuko niba nkeneye kwibashye kunyimura, ntabwo ingurane ikwiye mu mafaranga, atari ugutegekwa kujyanwa aho bashaka, aho njye ndashaka. nanjye icyo nshaka, ndashaka ko bampa ingurane yanjye ikwiye y'amafaranga yanjye, apana ayo bambariye, kuko ayo bambariye barangeneye, ntabwo bageze bambarira. Bongere bambarire, bampa amafaranga, ntabwo nshaka inzu zabo, nta nubwo ndetse kuzazituramo, ahubwo nibashaka kuntuza ku ngufu nzabaha ku buntu, babitware ku buntu, nigendere. Icyifuzo cyanjye, ndashaka ko bambarira, ko barangeneye ntabwo bigeze bambarira. Bambarire, bahere ku itafari, bahere ku ibuye ryubatse inzu, nibamara kumbarira, bamaze kumbarira neza birangiye, bampa amafaranga njye gutura aho nshaka, kuko ntabwo kujya kunjyana mu Busanza ari umurage wanjye ndaba ngiyemo, simbikeneye rwose, sinkeneye kujya mu Busanza. Icyifuzo cyawe ni iki? Icyifuzo nifuza ni uko ababyeyi bacu babahereza amafaranga akwiriye, kuko izi nzu bashaka gusenya zaratwishyuriye, tubasha kwiga. Ubu ngubu ahantu hose wagera ntabwo wakwitwa injiji kubera ko wize. None rero nibaduhereza amafaranga y'imiryango yacu, kuko nta kuntu umubyeyi yaba yaravunitse akirya akimara bakaba bashaka kubitwarira umuntu, cyangwa se mo kimwe nabo bafata umuminisitiri umwe agenda kuba mu Busanza, niba bamwambure buri kimwe, nagenda ajya kuba mu Busanza, nibwo azamenya uko abaturage baho babayeho. Kwa kundi kuvuga ngo made in Rwanda bayitejeje imbere, nabo batajya bazambara. Oya, ntabwo ari icyifuzo cyanjye nuko gahunda bafite yo kuvuga ngo baje kudusenyera bayihagarika, cyane ko twamaze kwandikisha abana mu mashuri, bamaze kwishyura amafaranga y'ishuri, ahubwo sinzi impamvu buri gihe icyo kintu bakiza ariko abana bacu bagiye ku ishuri. Ese kuki abana bacu bashaka kuba amayibobo, bashaka kudushyira mu gihombo? Ubu si ibigo by'amashuri biradusubiza amafaranga twishyuye, ko buri mubyeyi hano yamaze kwandikisha umwana kandi yatanze amafaranga y'ishuri. Icyo kintu babanze bakirebeho, bishaka kutugira abana amayibobo, bishaka kutugira abana injiji mu gihe baba barimo kwiga mu bigo bihenze ndetse no hanze y'igihugu. Ubwo rero iki kintu bagitekerezaho, ibintu bakabaye barabikoze mbere nko mu kiruhuko, kwanza amashuri akimara gufunga, ntabwo bakabaye bagikora mu gihe amashuri agiye gufunga.
ahubwo bari abantu nta nubwo bakunda abanyagihugu ntabwo bakunda abana b'igihugu inyungu zabo. ngewe icyifuzo cyanjye ntabwo nasubira mu byo bano bagenzi banjye bavuze, ahubwo icyifuzo cyanjye umuvugizi wa leta niwe natumaho, mwari mukwiriye kumubwira akareka guhahamura abanyarwanda, ikintu bita iterabwoba bashyira ku banyarwanda rwose leta ahubwo imushakisha bamwiyame areke guhahamura kuko ubu abantu bose urabona ko bahahamutse, yateje ubwoba mu gihugu, bamukurikirane. Nibwo butumwa nabaha.